Franco avuye mu iduka rye ari gucuruza nyine nk'ibisanzwe, ajya kumva induru ziri kuvuga ku muhanda, dore ko rwose n'ubundi abakorera nyine ku muhanda neza neza. Ahita asohoka mu iduka maze agahita abona imodoka yatakaje controle iri kugenda igonga ibintu byose mu nzira, abantu induru ziba ari zose. Ahita yihuta rero yegera umuhanda nyine aho iyi modoka iba iri kugenda igana. Iyi modoka rero ihita igonga indi iba yari iparitse maze igahita ihagarara. N'ubwoba bwinshi rero abantu bahita bayegera nyine bari guhamagara bari mu modoka ngo bumve ko bakiri bazima. Franco ahita afungura umuryango ati muracyahumeka, muri bazima, ntacyo mwabaye? Brigitte, umukobwa mwiza cyane rwose ariko nyine uba ufite ubwoba muri aka kanya, ahita asohoka muri iyi modoka yifashe ku mutwe ari kuvuga amagambo aterekeranye ati nyamara rwose twari turi kugendera ku muvuduko usanzwe, sinzi ibibaye rwose. Franco rero ahita agira ubwoba ko uyu mukobwa ashobora kuba hari ahantu yakubise umutwe, akaba ariyo mpamvu ameze rwose nk'umuntu watakaje ubwenge. Ahita amubaza ati none se wari uri wenyine mu modoka? Brigitte ati hoya, nimutabara ahubwo tante wanjye kuko ni nawe wari utwaye, ashobora rero kuba yakomeretse, nimumurebe rwose. Umukobwa umwe mu bari hano nyine baba baje gutabara ahita amubwira ati njyewe nyine ndi umu infirmière, namureba rero maze nkareba niba hari ubutabazi bw'ibanze namuha mu gihe tugitegereje ambulance kuko ngiye kuyihamagara. Brigitte ahita amubwira ati urakoze cyane, mwiteho rwose tante wanjye. Uyu mukobwa rero arinjira maze akajya kureba nyine uyu mutante wa Brigitte, ahita atangira rero kumwitaho rwose, ariko agasanga nta n'ikibazo nyine gikomeye yagize kubera ko ntabwo aba yigeze agira ahantu akubita umutwe kugira ngo abe rwose atameze neza. Naho rero Brigitte akomeza kugenda nyine ubona atazi aho ari kujya, ameze nk'uwataye umutwe. Franco rero ahita amufata ati itonde rwose kuko ushobora gusanga hari ikibazo wagize, nta hantu se wumva uri kubabara? Brigitte ati hoya, nta na hamwe, ahubwo nifitiye ubwoba bwa tante wanjye, ndumva rwose umutima wamvuyemo. Franco rero aramufata akamuhobera nyine akamwegereza akamuhumuriza ati humura rwose biraza kugenda neza, ati ahubwo ngwino nkwereka ahantu wicara ubanza utekane. Aragenda rero maze akamwicaza nyine ku ruhande mu gihe baba bakiri gukurikirana tante we. Nyuma y'umwanya muto rero wa mu infirmière abwira Brigitte ati humura rwose tekana, nta kibazo tante wawe afite, gusa tugiye kumujyana kwa muganga nyine kugira ngo barebe neza, ariko humura rwose nta bintu biteye ubwoba bihari. Brigitte rero we ahita nyine ajya kuvugana na polisi, baba baje kumubaza ibibazo nyine ku kintu cyaba cyateye iyi mpanuka. Uyu mupolisi abaza Brigitte ati byagenze bite? Brigitte ati nanjye simbizi, tante wanjye rwose yaratwariye ku muvuduko usanzwe, sinzi uko byagenze rero nagiye kubona mbona imodoka itaye controle itangiye kugenda igonga ibintu n'ibindi. Uyu mupolisi aramubaza ati none se mu by'ukuri ninde wari utwaye? Ni wowe? Brigitte ati reka da, ntabwo ari njye nari ntwaye kubera ko njyewe ntabwo nzi gutwara, uretse ko ntanifuza no kuzabimenya ubuzima bwanjye bwose. Uyu mupolisi atitaye ku bibazo baba barimo ahita aseka ati ntabwo wifuza kuzamenya gutwara, gusa nyine si cyo gihe, ariko rwose umunsi tuzahura nzakubaza neza impamvu utifuza kuzongera gutwara imodoka ukundi. Uyu mupolisi arakomeza kubaza ibibazo byinshi Brigitte maze akamubwira ati ubwo rero birarangiye nyine nta kibazo wakwigendera. Brigitte ati none se nta nubwo uzahagarika perimi ya tante wanjye? Uyu mupolisi ati hoya, ntabwo njyewe nayihagarika. Brigitte ati ariko nibyo nifuza, tante wanjye rwose ndifuza ko yarekeraho gutwara imodoka kubera yuko mba mbona afite umunaniro ukabije kandi aranarwaye. Uyu mupolisi ahita amubwira ati ibyo rero njye ntabwo ari njye nabikora, ahubwo uze kubibwira umudogiteri, umubwire ikibazo nyine ufite, niwe wamutegeka gufata ikiruhuko kubera yuko iriya mpanuka mwakoze ntabwo rwose yatuma mwambura uruhushya rwo gutwara imodoka. Uyu mupolisi rero amara kugenda maze Franco agahita agaruka kureba Brigitte, abamuzaniye kandi na kafe. Araza rero akicara maze akabaza Brigitte ati se ubundi mwari mugiye hehe? Brigitte ati rero twari tugiye rwose ahantu umugabo wa tante yamuporoporeje bwa mbere. Uyu mugabo we rero yitabye Imana, rero tante wanjye yifuza ko rwose yajya gusura aha hantu nyine
nko kongera kumwibuka kuko niho ibyishimo bye byatangiriye. Niho rero twari tugiye, none dore rwose ibintu bibaye turi mu nzira. Franco rero abwira Brigitte ati ihangane ni ukuri kandi komera rwose, icy'ingenzi ni uko mwese ntawabuze ubuzima, ibindi nyine muzaba mubikora nyuma. Brigitte ahita abaza Franco ati none se nta muntu muziranye utwara taxi voiture kugira ngo ube wayimpamagarira injyane kwa muganga, nkeneye kujya kureba tante wanjye uko ameze. Franco ahita amubwira ati ntuhangayike, ku bitaro ntabwo ari kure, ndagutwara nta kibazo, ntabwo mfite imodoka irenze ariko nta kibazo rwose, twayigendamo tukagera kwa muganga. Brigitte ahita amubwira ati urakoze cyane cyane rwose. Brigitte rero ahita yibuka ko batigeze bibwirana n'uyu musore, maze agahita amubwira ati nitwa Brigitte. Uyu musore nawe amwenyura ahita amubwira ati nanjye nitwa Franco, uzi yuko se ibyo bintu twari twabyibagiwe. Bamara kugera mu modoka rero, maze Brigitte akabaza Franco ati wowe se wabonye tante wanjye koko ameze neza? Mfite ubwoba ko ashobora kuba hari ikintu yakubise kuri vola, ariko rwose akaba ari kugerageza kumbwira ko ameze neza. Tante wanjye niwe muryango mfite kuri ino si wenyine, ntabwo rero ni ukuri nakwihanganira kumubura. Niwe wandeze nyuma y'urupfu rw'ababyeyi banjye ndetse n'umwana we w'imfura, niwe rwose nasigaranye wenyine, ntabwo rero rwose nshaka kumubura. Franco ahita amubwira ati humura, ndakeka rwose ameze neza kubera ko uriya mu infirmiere wabanje kumwitaho yaba atameze neza aba yahise abibona. Brigitte ahita amubwira ati ariko koko nibyo, ndumva rwose nsubiranye icyizere. Brigitte rero ahita akomeza abwira Franco ati uyu mujyi wanyu nawukunze cyane, abantu bose barakundana, harimo abantu beza cyane rwose. Franco ati yego, twebwe dushyira hamwe, buri muntu wese yita ku wundi nkaho nyine ari umwe muri famiye ye. Brigitte ati rwose nkabona impamvu tante wanjye yahisemo ko ari aha yatangiriye ubuzima bwe bw'urukundo, ariho bamwambikiye impeta, yahisemo rwose umujyi mwiza, uyu mujyi ubwawo nawe rwose ni umujyi w'urukundo. Franco rero ahita aseka agahita amubwira ati nibwo bwa mbere se ugeze hano? Brigitte ati yego, ni ubwa mbere rwose mpageze ariko nahakunze cyane. Mu kanya gato rero baba bageze kuri hopitale, barinjira maze bagasanga tante wa Brigitte ameze neza rwose, aba ari kubaganiriza ndetse ari kumwe na dogiteri baganira. Brigitte ahita amuhobera ati tante ndishimye cyane rwose gusanga umeze neza. Tante we ati ntubizi se, njyewe ndakomeye, ntari nabikubwiye nyine ko meze neza, nta kibazo na kimwe rwose mfite, ahubwo se wowe umeze neza? Nawe ati yego. Dogiteri rero ahita abwira tante wa Brigitte ati ugomba rero gufata ikiruhuko, ukaba uretse rwose gutwara imodoka igihe kinini. Uyu mutante ahita avuga ati hoya, ntabwo rwose ibyo byashoboka, ariko nanone keretse mbonye umfasha, keretse rwose umukobwa wanjye agiye ari gutwara mu mwanya wanjye. Brigitte ahita abwira dogiteri ati ntakubeshye rwose, njyewe ntabwo nigeze ntwara imodoka na rimwe, nta nubwo nzigera nyitwara, kandi gutwara rwose ni ibintu nanga cyane mu buzima bwanjye. Tante we ahita abwira dogiteri ati uyu mukobwa wanjye yanze gutwara imodoka kubera agisida yabaye kera, ari nayo ababyeyi be bagendeyemo ndetse n'umwana wanjye. Rero buri gihe ahora rwose yibuka ibyo bintu ku buryo yananiwe kubyibagirwa. Mpora mubwira ko rwose ibyo byahahise yakabaye abyibagirwa agatangira ubuzima bwe, ibyo nyine byari agisida, byari impanuka, sinibaza impamvu yabikomeje kugeza ubu. Brigitte ahita amubwira ati uko byagenda kose ni ibintu nyine byangumye mu mutwe, ntabwo nshobora gutwara imodoka na rimwe. Ubwo ariko Franco we nyine aba yabasezeye maze akababwira ko asubiye ku kazi. Ahita rero abwira Brigitte ati ndaza kugaruka kukureba, ariko nanone ndifuza ko nyine tante wawe namara kumera neza mwaza kuza mukaruhuka, ubundi nyine nkanagutembereza uyu mujyi w'urukundo wakunze cyane. Tante rero wa Brigitte ahita amwenyura
kuko rwose ni ubwa mbere aba abonye Brigitte ari kuvugana n'umuntu w'igitsina gabo. Brigitte ahita amubwira ati uyu musore rero niwe nyine wagufashije, niwe watubonye bwa mbere maze agafungura akanagufasha kujya muri ambulance. Tante rero wa Brigitte ahita amushimira ati warakoze cyane ni ukuri, kandi ikindi waranakoze kwita ku mukobwa wanjye maze rwose ugatuma atagira ubwoba bwinshi. Abantu bose rero bamara gusohoka muri iki cyumba, hasigayemo nyine Brigitte na tante we. Tante we aseka cyane rwose amwenyura, ahita amubwira ati umukobwa wanjye, uyu mujyi nawukunze cyane, uzi impamvu nawukunze? Nubwo rwose twawuhuriyemo n'ibyago, ariko ndahamya ntashidikanya ko nawe ushobora kuzawuhuriramo n'umukunzi, maze inzira yawe y'urukundo igatangirira muri uyu mujyi nkunda cyane. Brigitte ahita abwira tante we ati ariko rwose tante nawe uba uri kurota, reka ahubwo njye kureba imodoka yacu uko imeze, mbe nishakira n'amayide ku gitabo cyanjye, naho ubundi rwose ibintu uri kumbwira ntabwo nzi ibyo ari byo. Brigitte rero aba agisohoka kwa muganga, maze agahita asanga Franco ahagaze hanze, aba yaramutegereje. Brigitte ahita abaza Franco ati none se uri hano? Franco ati yego nagiye, ariko nahise ngaruka nanone kugira ngo rwose nze kureba uko tante wawe ameze ate? Brigitte ati ameze neza, bari kugerageza nyine gusinzira ariko nta kibazo gikomeye gihari. Ati gusa nyine ndumva rwose mfite ibibazo byinshi. Franco ati kandi se bimeze bite? Brigitte ati urabona iriya modoka yacu ni imodoka tugendamo nyine, ni nayo turyamamo, kubera ko rero rwose yangiritse ndi kwibaza ahantu ndi bubashe kuryama, byanyobeye. Ikindi kandi ndi kwibaza niramuka idakize uko turi bubigenze, kuko niyo nzu yacu nubwo ari nayo modoka. Amubaza rero ibibazo byinshi, maze Franco agahita amubwira ati ndumva nagusubiza ibibazo bimwe muri ibyo ngibyo. Ati icya mbere ni uko imodoka yanyu imeze neza cyane rwose cyane, nta kibazo yigeze igira gikomeye, ushobora rwose kuza kuyiryamamo nta kibazo. Brigitte ahita amubwira turakoze cyane, umbwiye rwose ibintu byiza, none se wabibwiwe n'iki? Ayo makuru yose wayakuye hehe? Franco ati ni njyewe wayikoze, baranzi nyine ndi umukanishi uzwi hano muri uyu mujyi, rero nyine byabaye ngombwa yuko ari njye mpita njya kuyitaho kuko nari nabibonye nyine ko ari iyawe. Nayitayeho neza cyane, nta kibazo na kimwe ifite, ahubwo no mu byari binzanye hano nabyo birimo, nagira ngo nyine nkujyane maze ujye rwose kuruhuka. Brigitte ahita yishima ati urakoze cyane rwose, nahuye n'umuntu wa nyawe. Bava kureba rero iyi modoka, maze bagahita bicara ahantu bafata agakawa. Ubwo Brigitte aba afite ibitabo byinshi aba akuye nyine muri iyi modoka byo gusoma. Igitabo kimwe rero kiba gifite rwose titire nyine iba iri gukurura abantu abo ari bo bose, kiba ari igitabo kivuga ku nkuru z'urukundo. Franco areba iki gitabo maze agahita amubaza ati iki gitabo se kandi uri kugisoma? Brigitte ati yego ndagikunda cyane, uyu mwanditsi w'ibi bitabo rwose ibitabo bye nkunda kubisoma kubera ko ni umuhanga, ikindi kandi mba numva rwose mu rukundo ari umuntu rwose usobanukiwe cyane, azi ibintu byinshi. Franco ahita amubaza ati none se uba wumva azi ibintu byinshi twebwe tutazi byerekeranye n'urukundo? Brigitte ati cyane, nibyo nakubwiraga nyine. Uyu musore rero ahita abwira Brigitte ati niba ari uko bimeze ndumva nanjye icyo gitabo nagisoma, ahari nyine hari icyo cyamfasha mu buzima. Brigitte ahita amubwira ati yego hera kuri iki ngiki nzagenda nguha n'ibindi ugisome rwose, maze wiyumvire inkuru z'urukundo zirimo, uyu mwanditsi ni umuhanga cyane. Uyu musore rero ahita afata iki gitabo maze akamubwira ati ahubwo uhereye uyu munsi ku mugoroba ndahita ntangira rwose kugisoma, ntabwo nkunze gusoma ibitabo by'urukundo ariko iki cyo ndagisoma byanze bikunze. Brigitte ahita abwira Franco ati tekereza yuko ibi bitabo na tante wanjye abisoma kandi arabikunda cyane. Franco ati tante wawe rero nta kintu muziho cyane, ariko nawe rwose bigaragara nyine ko ari umuntu waba afite urukundo muri we.
Brigitte ahita amubwira ati cyane, ati rero buriya tante wanjye nyine ni umuntu w'ingenzi kuri njyewe, ababyeyi banjye bapfuye nkiri mutoya, niwe rero wahise nsigarana kandi rwose yamfashe neza, yamfashe nk'aho rwose ari umubyeyi wanjye, ndamukunda cyane rero buriya ni umuntu w'ingenzi kuri njyewe. Arabivuga rero agahita atangira kubabara maze agahita abwira Franco ati ibi bintu rero ndi kukubwira ni ubwa mbere mbibwiye umuntu uwo ari we wese, sinzi impamvu ahubwo mpise nkwisanzuraho kandi aribwo tugihura. Franco ahita amubwira ati rero ndumva duhuje ibibazo rwose, nanjye mama wacu yapfuye tukiri batoya, ubwo ni njyewe na mushiki wanjye nyine, naho rero papa wacu yaradutaye, icyo gihe nyine n'ubundi yari yararangije kuduta, ntabwo rwose tuzi ahantu ari, ntabwo ajya duhamagara, nta kutwandikira, ahari ntajya yifuza no kumenya ko turiho, nta nubwo azi ngo tungana dute, nta makuru ye mbese dufite. Brigitte ahita amubwira ati ni ukuri ihangane, ndumva rwose twarabaye mu bihe bitoroshye mu bwana bwacu. Ahita anabaza rero Franco ati ngomba kukwishyura, ndakwishyura angahe rero kuri kafe ndetse no kuba wantwaye, no kuba ndetse wakomeje wankoreye n'imodoka n'ibindi byose wakoze, ndashaka nyine kuma fagitire y'amafaranga yose ngomba kukwishyura. Franco ahita amubwira ati hoya, nta na kimwe uri bunyishyure muri ibyo, gusa nyine uzajya umpa ibi bitabo uko bigenda bikurikirana, ndangiza kimwe umpa ikindi, ndakeka uzaba unyishyuye kandi bizaba bingana, ibyo nagukoreye n'ibyo uzaba unkoreye bizaba bingana nta kibazo. Brigitte ahita aseka ati nta kibazo rwose, nzakwishyura gutyo ndumva binyuze. Franco ahita amubwira ati rero ngiye mu kazi, ubwo turaza gusubira, nawe ugenda uruhuke, urananiwe biragaragara no ku maso yawe rwose ko unaniwe. Umunsi wakurikiye rero Brigitte aba yiyicariye mu kajaride kaba kari hafi y'aho Franco aba ari gukorera, ari kwisomera ibitabo nyine, haba ari ahantu heza cyane hatuje, ubona rwose hakwiriye gusomera igitabo byo rwose. Ajya kubona rero akabona imodoka iraje irahagarara, maze Franco agahita yihuta cyane afungura imiryango, hahita hasohokamo umukobwa uba rwose ari kubwira Franco ati nari ngukumbuye, hari hashize iminsi tutabonana, gusa nyine nari nkuzaniye ka kunywa kawe ukunda. Ahita akuramo rero akantu aba amuzaniye maze akakamuhereza. Franco ati icyo ngukundira, uranzi cyane rwose, uzi ibintu byose nkunda. Ubwo rero abatangira gukuramo nyine ibintu by'umubebe, maze uyu mukobwa agahita amubwira ati reka nkuremo nyine n'umubebe. Franco ahita amubwira ati oya nta kibazo, reka ngufashe. Franco ahita aca hirya maze agahita akuramo uyu mwana w'umukobwa mutoya, agahita amuterura agatangira kumusomagura ati mukobwa wanjye, nari ngukumbuye nawe, ntabwo wakumva ukuntu nari ngutegereje, gusa ndakeka nyine uyu munsi turi buze kugirana ibihe byiza cyane, ngwino dusigarane. Ubwo mama we rero ahita abaza Franco ati none se uriya mukobwa wicaye hariya ni umukiriya wawe mushya? Franco ati yego. Uyu mukobwa rero ahita asuhuza Brigitte nyine amupepera ati umeze neza? Brigitte nawe amwenyura akamusuhuza. Franco rero ahita amubwira ati ugende neza nyine kandi witwararike kuri vola, umwana nta kibazo urabizi nyine ndamufata neza. Uyu mukobwa rero ahita agenda, maze Franco akaza ateruye nyine uyu mwana w'umukobwa, afite nyine n'ibintu by'umubebe nyine mu ntoki, ni ukuvuga nyine imyenda n'ibindi bintu byose bari bukenere baba bashyize mu kantu. Ahita rero ashyira uyu mubebe hasi ati ugiye gukina wisanzure. Brigitte ahita aza asanga nyine uyu mwana, maze agahita abwira Franco ati ufite umukobwa mwiza cyane, gusa nyine ni mwiza nk'umugore wawe. Franco ahita amubwira ati hoya, uriya ntabwo ari umugore wanjye, gusa nyine ibyo uvuze nibyo, uyu mwana asa neza neza na mushiki wanjye. Brigitte ahita amubwira ati ni umwana wa mushiki wawe rero? Franco ati cyane, gusa nyine uyu mwana ndamukunda cyane, ndamukunda bikabije ku buryo byo wagira ngo ni umwana wanjye nabyaye mu nda. Umunsi wakurikiye rero tante wa Brigitte aramubwira ati rero ndifuza ko dukomeza urugendo rwacu tukajya aho twari tugiye. Brigitte aramubwira ati hoya,
tugomba kuguma hano iminsi mikeya ukabanza ukaruhuka, ntabwo rwose nshaka kongera gutwara imodoka, ugomba kubanza ukamera neza, na muganga ubwo yarabikubwiye ko ugomba gufata ikiruhuko ukaruhuka rwose. Tante we rero yanga kubyumva, maze rwose akamubwira ati niba udashaka ko tujyana ubwo ndaje nijyane nyine nta kundi, kuko ngomba kugenda byanze bikunze. Brigitte rero yumva abuze ikintu cyo gukora, akumva rwose abuze ikintu ari bwifashishe kugira ngo abe yabuza tante we guhita agenda byihuse abanze aruhuke. Igitekerezo rero gihita kimuza mu mutwe, maze agahita akurura Franco uba uri kwikorera imodoka yabo hirya aho gatoya, ahita amufata ukuboko akamukurura. Ubwo tante we nyine aba yinjiye mu nzu, maze Brigitte agahita atangira kumubwira ati Franco, ndababaye cyane kuba rwose ngiye kugusiga, nari nejejwe n'ibi bihe twari tumaze iminsi mikeya rwose tubayemo, ikiganiro twagiranye naragikunze cyane, ariko rwose numvaga nifuza ko twamenyana birenzeho. Ni ubwa mbere nari mbonye umusore nkumva ndamwishimiye, numvaga rwose nkeneye kukumenya birenze aha. Ikindi kandi numvaga rwose dukeneye kumva nyine uko buri umwe wese yiyumva ku wundi. Ntabwo nifuzaga ko ibintu byacu bihagararira aha, nifuzaga ko rwose twarenga aha ngaha maze umubano wacu ukaba watugeza ku rundi rwego, ariko nyine ntibikunze kuko nta gihe dufite. Tante wanjye nyine agomba kugenda, nta yandi mahitamo mfite, nanjye ngomba kujyana nawe nkamuherekeza. Gusa ubyumve ndababaye kuko mu buzima ni ubwa mbere nari mpuye n'umuntu w'ingenzi, none dore kandi ngiye guhita ngusiga. Tante rero wa Brigitte uba uri mu nzu ahita yivugisha ati Brigitte, uri kubeshya, ntabwo ibyo uri kuvuga ndi kubyizera habe na gatoya. Ubwo aba yatangiye no kubarunguruka nyine, ariko barungurukira mu kadirishya. Brigitte ahita akurura Franco atabitekerejeho, maze agatangira kumusoma. Ahita rero yongorera Franco atumva bikore nyine nkaho dukundana, ndashaka nyine yuko tante wanjye abona ko njye nawe turi gusomana bya nyabyo, maze akaba yatekereza ko dukundana. Ndifuza rwose ikintu cyamuhagarika akaba aretse kugenda. Franco rero rwose nawe ahita afatiraho, maze bagasomana koko. Franco rero ahita amubwira ati none se ko ndi kumva ari ibya nyabyo, ati ngewe ndi gusoma nkumva atari komedi, ndi kumva nyine ari ibya nyabyo, ndi kumva dukundana, ahubwo reka dukomeze tubikore, dukomeze nyine twereke tante wawe ko dukundana, ndi kumva nabikunze cyane. Ubwo nyine aba ari kubivuga atyo, maze Brigitte akenda kumukubita ati ariko se nawe basiriyasi, ntabwo ari ibya nyabyo, ni komedi turi gukina. Franco ati nta kibazo, reka dukomeze. Naho rero tante we uba uri kubareba koko nyine abona bari gusomana, agahita abona ko ari ibya nyabyo umukobwa we ashobora kuba yatangiye kujya mu rukundo n'uyu musore. Tante wa Brigitte amara kubona ibi byose rero, maze agahita afata ibintu byose yari afite akongera kubisubiza mu nzu. Brigitte ahita amubaza ati tante bigenze bite? Tante we ati numvaga nshaka ko tugenda, ariko nanone ndumva rwose mpinduye ibitekerezo, ndifuza ko twamara iyindi minsi mike hano, nanjye koko ndabyumva nkeneye kuruhuka. Ahubwo se wowe na Franco mushobora kuza tugasangira ako kunywa? Nimuze rwose, ndumva nifuza ko tuganira turi batatu. Bahita rero binjira mu nzu. Franco we nyine ibintu byose biba byamucanze, aba abona nyine atazi nyine sene bari gukina iyo ariyo. Naho rero tante wa Brigitte we rwose aba yishimiye ko umukobwa we ku nshuro ye ya mbere yaba ahuye n'umusore yishimiye, baba bagiye kujya mu rukundo. Ni nayo mpamvu rwose ahita areka kugenda kugira ngo atabuza rwose uyu umukobwa we kwibonera umukunzi. Franco rero aba afite stress rwose, ubona nyine bimeze nkaho byamwivangiyeho. Ahita ababwira ati reka ngende, maze Brigitte agahita amubwira ati nta kibazo mukunzi, ndaza nyine kuguhamagara nituza kugera aho twari tugiye. Tante wa Brigitte ahita amubwira ati ntawe turi bujye, ntabwo rwose turi bugende, sinakubwiye se ko ntashobora rwose guhakana ibintu muganga yambwiye, ngomba kuguma hano nkabanza nkaruhuka. Brigitte ahita amubwira ati nta kibazo, noneho ubwo turaza kubonana. Bose rero bahita bamwenyura kuko nyine ibyo bapanze biba biciyemo neza cyane.
Franco ahita asohoka maze Brigitte agasohoka nk'umuherekeje, ahita amufata akaboko bakajya ku ruhande, agahita amubwira ati ndakwinginze umbabarire rwose kuba ngukoreye ibi bintu byose utazi ngo ni ibiki, nagira ngo rwose tante wanjye areke kugenda, numvaga ntashaka kwicarana nawe mu modoka, numvaga kandi ntashaka yuko ari bunatware kubera yuko ntabwo ameze neza. Franco ati none se uri kunsaba imbabazi z'iki? Kubera ko se wasomanye n'umuntu utazi? Brigitte ati kubera ko nyine nagutunguye. Franco ati ntugire ikibazo, nabikunze cyane rwose kubera ko uri umukobwa mwiza cyane, sinzi ahubwo umuntu utakwifuza yuko mukora ibintu nk'ibi ngibi. Franco rero ahita abeshya Brigitte ati ahubwo tante wawe ari kutureba, ongera nyine kugira ngo tumwereke koko ibintu byari bya nyabyo. Brigitte ahita yongera agasoma Franco, maze Franco agahita aseka ati ndakeka noneho rwose ubu yemeye. Brigitte ahita amubwira ati reka ngende ubwo turaza kuvugana ku mugoroba. Franco rero agenda ari kwisetsa, uba ubona rwose yishimiye uyu mwanya amaranye na Brigitte, aba ari kujya yikora ku munwa maze akareba intoki ze, ahari aba yumva nk'iminwa ya Brigitte yayisigaranye, sinzi ukuntu aba ari kubyumva nyine. Ku mugoroba rero Franco ndetse na Brigitte barasohokana bakajya gusangira aka ice cream, baricara noneho bakaganira rwose, maze Franco akabwira Brigitte ati rwose ntakubeshye, niba ari ubufasha unyeneyeho ntugire ikibazo uzajye ubunsaba, nta kibazo rwose. Brigitte ati icyo nkeneye nyine ni kimwe, ni ukwigira nk'aho dukundana tukajya dusohokana kenshi kugira ngo nyine tante wanjye abone ko rwose mfite umukunzi, ntakwiye kugusiga uko mbonye. Franco ati nta kibazo, ati cyane cyane ko rwose kuba ndi kumwe nawe ndabikunda cyane, ikindi kandi iyi serivisi uri kunsaba ahubwo njye mba numva ari njye mbyungukiramo kurusha wowe. Bahita rero babiseka, maze Brigitte agahita abwira Franco ati ahubwo ndifuza ko nyine twifotoranya ifoto, ndakeka nabyo nyine biri mu byakwemeza tante wanjye ko dukundana bya nyabyo. Bahita bahaguruka maze bakifotoza, Brigitte aryamye mu gituza cya Franco, ifoto rwose nziza cyane. Barongera rero bakicara bagakomeza kuganira, maze Franco akabwira Brigitte ati ariko njyewe ndabona rwose ukwiye kwiga gutwara imodoka ukajya utwara tante wawe. Brigitte ati hoya, ntabwo rwose mbishaka, sinanabikeneye. Franco ati nyamara nzakwigisha kandi ndabizi bizagenda neza, humura ntabwo biteye ubwoba, nta kintu giteye ubwoba kirimo. Kuba rwose warambwiye ko ababyeyi bawe bapfiriye mu mpanuka yari accident nyine, kandi ntabwo iyi accident ari wowe wayikoze, nta nubwo ari wowe wayiteje, ukwiye rero rwose kwiga gutwara imodoka nta kibazo. Franco rero akomeza kubyumvisha rwose Brigitte, maze Brigitte akavuga ati yego nta kibazo uzanyigishe, gusa nanone mfite ubwoba. Bahana gahunda rero ko umunsi uzakurikira bagomba gukura, maze Franco agatangira kwigisha Brigitte gutwara imodoka. Barahura rero maze Franco akagishyira Brigitte mu modoka, akagenda amwereka nyine uko ari bubigenze. Brigitte ku nshuro ye ya mbere aba afashe vola, maze akishima koko. Franco amufata ikiganza akamwereka uko batse imodoka n'ibindi byose nyine uko babikora, imodoka igenda gato gusa, maze Brigitte agahita asara ati ndatwaye, uzi ko ntwara imodoka, uzi ko bya bintu koko atari ibintu biteye ubwoba, ndabishoboye. Arishima maze agasohoka mu modoka avuza induru ati ku nshuro yanjye ya mbere rwose mbashije gutwara. Franco ati narabikubwiye, nta kintu giteye ubwoba kirimo, ugomba rwose kubyiga ubishyizeho umutima, kandi nta n'ubwoba ufite, uzabimenya mu minsi mike cyane, ndabikwijeje. Uyu munsi kandi Franco abwira Brigitte ati ngufitiye impano idasanzwe nifuje kuguha uyu munsi. Ahita rero akora mu modoka maze akazana akamverope kaba karimo ikintu aramuhereza. Brigitte agifungura ahita asanga ari igitabo nyine cyo muri ya collection abakunda gusoma cyane. Kiba ari igitabo nyine kigezweho, ubwo nicyo gitabo baba bagezeho, nicyo cya nyuma kiba cyarasohotse muri iyo minsi nyine, kiba ari gishyashya.
Brigitte arishima cyane maze agahita asimbukira Franco akamuhobera ati urakoze cyane, urakoze, iki gitabo noneho nzajya nkigendana ahantu hose nzajya njya, urabizi nyine iyi collection ndayikunda cyane. Brigitte rero arataha maze nyine akabwira tante we uko gusohokana n'uyu mukunzi we byagenze. Tante we aramubwira ati ni ukuri ndakwishimiye cyane, none se mwishimye nyine mwagize umugoroba mwiza? Brigitte ati cyane, ati reba n'impano yampaye, ubwo nyine igitabo aba yatangiye no kugisoma, uba ubona ari busy muri iki gitabo cyane. Tante we ati ntakubeshye, nishimiye ko rwose wabonye umuntu muhuza muri byose, umuntu ukumva kandi umuntu ugukunda urukundo rwa nyarwo. Na kera kose nari mbizi ko uyu mujyi rwose ari uw'urukundo, gusa ntabwo nari mbizi ko kuhakuzana nawe bizatuma utangira urukundo rwawe. Brigitte rero uba ubizi neza ko rwose ibintu bari kumubwira nyine atari ibya nyabyo, yikiriza tante we ati nanjye ntabwo nari nzi ko ari uku bizagenda, ariko mu mutima we aba ari kwibwira ati yaba tante wanjye yari abizi ko rwose ibi byose ari komedi turi kwikinira gusa. Umunsi wakurikiye rero Brigitte abwira tante we ko n'ubundi agiye gusohokana na Franco, ariko kuri iyi nshuro ababeshya kubera ko nta gahunda baba bafitanye, ahubwo abagira ngo nyine tante wabone ko rwose ibintu bikaze. Brigitte rero arambara maze yajya gusohoka agafata na mashine ye. Tante we ahita amubaza ati none se ugiye gusohokana n'umukunzi wawe none utwaye na mashine? Brigitte ati yego, kubera ko Franco arabikunda, iyo hari ikintu bibaye ngombwa rwose ko ambaza duhita tukireba dukoresheje mashine, niyo mpamvu nyijyanye. Ahita agenda rero maze akagenda akiyicarira muri biblioteke, akikorera akazi nyine agatangira kwiyandikira igitabo cye, kubera ko nta gahunda bafitanye nyine na Franco. Uyu mukobwa rero ukora muri biblioteke ahita abaza Brigitte ati Franco ari hehe ko mutari kumwe? Brigitte ati ntabwo mbizi, ntabwo nigeze mubona, ntabwo rwose nari nsohokanye nawe, ahubwo nari nje nyine mu kazi. Uyu mukobwa ahita amubwira ati nizere ko gusa mutatandukanye, ndifuza ko rwose wowe nawe mwazagerana kure. Undi musore rero uba wicaye ku ruhande nawe ahita aza akegera nyine uyu mukobwa ukora muri biblioteke, maze agahita amubwira ati nanjye rwose nibyo mbifuriza, Franco ni umuhungu mwiza cyane witonda, uriya muhungu kuva yagera muri uyu mujyi ntiyigeze awuvamo, ikindi kandi nta mukunzi yigeze agira n'umunsi n'umwe, ni ubwa mbere yaba akundanye n'umuntu. Gusa nyine kera tukiga muri primaire yajyaga avuga ko umunsi umwe nyine hari umukobwa uzava mu wundi mujyi maze akaza hano bagahita bakundana. Nibyo byamwiberaga mu mutwe, none koko nk'uko yabivugaga niko byagenze, dore waraje maze uhita uba urukundo rwe rwa mbere. Gusa rwose ntimuzatandukane, couple yanyu turayishyigikiye. Ubwo nyine baba bari kuvuga ibi maze Brigitte akumva rwose yumiwe, kubera ko babizi neza ko badakundana, nyamara aba yumva we n'uyu musore bahuje ibintu byose kuva kuri kimwe kugeza ku cya nyuma. Brigitte rero agera mu rugo agahita akomeza gusoma cya gitabo. Ku rundi ruhande ariko Franco nabo bari gusoma kimwe Brigitte yamuhaye, yicaye mu ntebe arasoma akananirwa maze agasinzira mu ntebe, agasinzirana na cya gitabo. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi gahunda yo kwiga imodoka irakomeza. Brigitte rwose aba atangiye kubimenya, asigaye noneho atwara ari wenyine, atari ngombwa ngo na Franco babe bari kumwe. Nyuma y'iminsi mike rero Franco abwira Brigitte ati ndifuza yuko umperekeza maze tukajya gusura mushiki wanjye. Brigitte ahita amubwira ati ariko nizere ko nyine we abizi neza yuko ntari sheri wawe. Franco ati hoya, azi ko uri sheri wanjye, none se sibyo twifuza ko abantu bose babona? Ntabwo nyine nigeze amubwira ko utari sheri wanjye, reka tuzajye kumusura nta kibazo. Bajyayo rero maze bakigerayo rwose bakishimira uyu mukobwa cyane. Mushiki wa Franco aramubwira ati none se kubera ko utigeze utubwira ko ubuzane na sheri wawe? Franco ati nyine yari surprise, nari ngiye kubatungura nyine. Gusa mushiki we rwose aba yabyishimiye kuko ni ubwa mbere nyine aba amweretse umuntu bakundana, ibi bintu rwose aba yabikunze cyane.
Nyuma yo kwiga rero imodoka iminsi myinshi, Brigitte rwose arabimenya neza cyane. Ashaka rero gutungura tante we maze bakamuhamagara bakamubwira ko nyine hari ikintu cy'ingenzi bashaka kumwereka. Baragenda rero maze bagera ku modoka, Brigitte agahita yinjira akaba ari we ujya kuri vola. Aratwara maze tante we akenda gusara ati ntumbwire ko rwose wamenye gutwara imodoka, wabimenye ryari, wabyize ryari? Brigitte ati hashize igihe gito rwose, Franco niwe wanyigishije, niwe wantinyuye, niwe nyine watumye rwose numva yuko ngomba gukomeza ubuzima apana guhora ntekereza iby'ahahise byose. Tante we aramubwira ati ni ukuri Franco warakoze cyane, warakoze cyane kuko ibi bintu wakoze nabigerageje imyaka myinshi ariko birananira. Ndishimye cyane rwose, kandi mukobwa wanjye nawe warakoze kugerageza. Sinifuza ko rwose uheranwa n'ahahise. Ndashaka ko nyine wumva ko ubuzima bwawe buri imbere yawe, nta mpamvu zo guhora utekereza ibintu byagiye ngo kandi utekereze ko rwose yaba ari amakosa yawe. Ntabwo ari amakosa yawe habe na gatoya ku byabaye. Uyu munsi rero barataha maze Brigitte agahita abwira tante we ati rero rwose tante wanjye nkunda, ndifuza yuko noneho twakomeza urugendo kubera ko noneho rwose nagutwara nta kibazo, ndifuza ko tugenda. Tante we ahita amubwira ati hoya, ntabwo nifuza ko tuva hano. Uyu mujyi wawuboneyemo ibyiza byinshi, uyu mujyi wawuhuriyemo umukunzi kandi ntifuza rwose ko mwatandukana kubera ko nyine uwanjye yaragiye, ariko uwawe n'uwahazaza ntabwo rero rwose nakwikunda. Brigitte ahita amubwira ati hoya, tugomba kugenda kandi nkaguherekeza. Tante we ahita amubwira ati nyamara ibyo bintu byawe simbikunda, guhora wumva yuko ugomba kunyitangira ibihe byose. Kubera iki uhora wumva umeze nk'umuntu umfitiye umwenda? Ni ukubera iki? Nta mwenda umfitiye, nta kintu na kimwe ngomba. Kubera iki buri munsi ibintu biba bimeze bityo? Brigitte ahita amubwira ati rwose tante, nk'uko wabivuze ngo ufitiye umwenda kandi ukomeye. Kuba umwana wawe yarapfiriye mu mpanuka n'ababyeyi banjye ni amakosa yanjye, kubera ko nakabaye ari njye wari uri muri iriya modoka ndetse n'ababyeyi banjye, ariko uwo munsi nararwaye maze sinajyana nabo ahubwo bajyana n'umwana wawe. Rero mba numva amakosa ari ayanjye. Kuba kandi nyuma yo kubura umwana wawe waramfashe ukandera, ukagerageza rwose kunshyira mu kigwi cye, ibyo bintu nabyo birambabaza cyane. Numva nyine ndi mu mwanya utari uwanjye. Tante we ahita amubwira ati nari mbizi rwose ko ari uko bitekereza, ariko rwose ndagira ngo nkubwire yuko kuba waraje muri famiye yacu byari umugisha kuri twebwe. Njye n'umugabo wanjye twari dufite umubabaro ukabije. Igihe rero wazaga, nibura twumvise uje kutumara umubabaro. Watubereye umukobwa mwiza, watubereye umwana mwiza kandi watumye rwose twibagirwa byinshi byatubayeho. Ari njyewe n'umugabo wanjye, nta n'umwe wigeze rwose yinubira kuba waraje muri famiye yacu. Nta n'uwigeze kandi yumva ari amakosa yawe. Iriya nta agisida yabaye, nta ruhare n'umwe wabigizemo. Nyine niko byari byapanzwe buriya. Umwana wacu uriya munsi wari wo munsi we wa nyuma wo kuba ku isi. Ntukabyishinje rero kuko ntabwo ari we wabikoze. Turagukunda cyane, ndagukunda cyane kandi ngufata nk'umwana wanjye. Ikindi kandi warambereye umwana mwiza cyane, ahubwo nibaza uko twari kumera iyo utaza kuza mu buzima bwacu, kuko rwose wadukoreye ibintu byinshi kandi byiza, watwibagije ibintu tutari kuzapfa twibagiwe. Ndakubwiza ukuri, uri umuntu w'ingenzi kuri njyewe. N'umugabo wanjye kandi mbere y'uko apfa urabizi, ni uko yagufataga, yakundaga no kubimbwira ati uriya mwana ni umugisha kuri twebwe, ni impano twiherewe. Brigitte rero ahita abwira tante we ati ntakubeshya, ni ukuri tante, ntabwo ibyo bintu bijya bimva mu mutwe. Ntabwo njya numva ko ibyabaye byose atari uruhare rwanjye. Tante we ahita amubwira ati rwose ntabwo nkeneye yuko usiga umukunzi wawe. Urabizi imyaka y'ubuzima bwawe bwose nta na rimwe wigeze ubona umusore ngo umwishimire, none urumva ko wamubona maze nkaba ari njye ntuma mutandukana. Ndabyishimiye cyane ko warabonye urukundo rw'ubuzima bwawe. Brigitte rero ahita abwira tante we ati tante, ntari ikindi kintu nshaka kukubwira, gusa rwose umbabarire ntundakarire. Wabyemera se yuko njye na Franco tudakundana? Ntabwo dukundana rwose, biriya byose twabikoze kugira ngo
utagenda kuko numvaga ntashaka ko wongera gutwara imodoka kandi utameze neza. Tante we rero biramubabaza cyane rwose, agahita amubwira ati mwarambeshyaga. Brigitte ati cyane, byari ukugira ngo rwose tukubuze kugenda. Tante we ahita amubwira ati umva rero mukobwa wanjye, icara neza undebe mu maso maze nkubwire, ndakubwiza ukuri, nubwo mwebwe mwabikoze mukeka ko rwose ari komedi, ariko nashaka kukubwira ko igihe mwabaga muri gusomana sinigeze mbibonamo komedi, nabonaga ari ibya nyabyo. Iyo murebana ntabwo mbibonamo komedi, mbibonamo urukundo, kandi urukundo rwa nyarwo. Ndakubwiza ukuri, niba ari nako mwabitangiye, ndashaka kukubwira ko imbere mu mitima yanyu mukundana kandi bya nyabyo. Uriya musore aragukunda, n'iyo akureba mba mbibona. Ikindi kandi nawe uramukunda, n'iyo umurebye mbibona mu maso yawe. Witangira kwibeshya rero, wikwibeshya rwose. Yego nyine mwarambeshye, ariko ndashaka kukubwira ko ibyo mwakinishije byabaye ibya nyabyo. Murakundana, ntiwirirwe rwose ubitekerezaho, ntiwirirwe kandi ubishidikanyaho. Urukundo ruri muri mwebwe. Ikintu nshaka kukubwira ni kimwe, sinifuza ko watakaza urukundo rw'ubuzima bwawe. Uramenye rwose, biriya bintu ahubwo bifate nk'ukuri. Biriya bintu byishyiremo, ruriya rukundo rurwanirire, uramenye nturutakaze. Uriya musore ni urukundo rw'ubuzima bwawe rwa nyarwo, ntubikinishe. Ibyo bya komedi rwose byihorere, nta bihari, kuko ngenda umuntu mukuru kandi ndabibona neza cyane. Brigitte rero ahita amubwira ati nyamara tante rwose ibintu ubona nta bihari, gusa nyine Franco mufata nk'inshuti yanjye. Tante we ati ndabikubujije, Franco ni umukunzi wawe kandi birwanirire, uramenye utamutakaza, maze rwose ukazakanguka igihe cyarakurenganye. Umunsi wakurikiye rero, umushiki wa Franco aza kureba Brigitte, maze akamubwira ati ndifuza ko nyine nagutembereza mu mujyi, tukanahaha utuntu tumwe na tumwe ukeneye. Uyu mujyi ndabizi kuri mushyashya kuri wowe, rero rwose ndifuza ko nyine twatembera nkakwereka n'ahandi hantu utari uzi. Brigitte rero ajyana n'uyu mushiki wa Franco, maze rwose akamutembereza, akagenda amwereka ahantu hose nyine muri uyu mujyi, bagashopinga. Uyu mukobwa aba yarishimiye cyane Brigitte, cyane cyane ko aba atekereza ko ari urukundo rwa mbere rwa musaza we. Aba yumva nyine nawe ari umuntu umwe muri bo, aba yumva amufata nk'aho ari umuntu wo muri famiye ye. Uyu munsi rero baratembera, maze Brigitte akishima cyane, kubera ko aba yagiye avumbura ahandi hantu hashyashya muri uyu mujyi, ndetse yagiye amenya ibintu byinshi. Gusa nanone mu gutaha aba yababaye, kubera yuko ababona kuba we na Franco barabeshye ko bakundana, hari abantu benshi rwose byakoze ku mutima. Aba yibaza rero ukuntu aba bantu bose bazamenya ko bitari ibya nyabyo, maze akumva azaba ababaje imitima y'abantu benshi. Abavuga ati nyamara burya hari igihe utangira ibintu wikinira, nyamara kubivamo bikagorana. Franco rero we na Brigitte nabo bakomeza rwose kujya basohokana, baganira. Umunsi umwe rero Franco abwira Brigitte ati gusa hari ikintu mba numva nshaka kukubwira. Mba numva rwose byarananiye kumva yuko ibintu twakoze byari ukubeshya tante wawe. Ntakubeshye, muri njye mba numva ari ibintu by'ukuri. None se ubu nkubwiye ko ngukunda bya nyabyo wabifata ute? Ntundakarire rwose ndakwinginze. Ariko guhera ku munsi wa mbere dusomana ngo tubeshye tante wawe, njye numvise ari ibya nyabyo. Naragusomye numva birimo urukundo, numva nyine uri umukunzi wanjye. Sinzi impamvu guhera uwo munsi nahise mbyishyiramo ko ibintu turi gukora atari komedi. Brigitte rero aramwitegereza mu maso, maze akamubwira ati nyamara rwose narabikubwiye, ntabwo byari ibya nyabyo. Sinumva ahubwo ukuntu wabyishyizemo. Franco rero ahita amubwira ati njyewe rero mu buzima nta mukobwa n'umwe twigeze dukundana, nta n'uwo twigeze duhuza, ariko nyamara wowe rwose nkubona mu buryo butandukanye. Noneho rero kiriya gikorwa cyo cyatumye nanakwiyumvamo rwose by'umwihariko. Ntakubeshya, ndagukunda bya nyabyo, bitari byo kubeshya, bitari n'ibyo kujijisha. Brigitte ahita amubwira ati rero rwose njyewe si uko mbyumva.
gusa umbabarire kuba rwose naragushyize muri iyi situation, siko nabyifuzaga, si ibi nifuzaga kugukorera, ibi bintu bimaze kugera kure rwose ku buryo ntazi ukuntu tuzabigarura. Baba rero bakiri kuvugana ibi ngibi, baba banategereje umuntu nyine uba uri bubazanire pizza kugira ngo bayisangire, bahita bumva umuntu akomanze ku muryango, maze Franco agahita amubwira ati ubwo ni wa muntu uzanye pizza, ati ariko agize vuba cyane, buretse mufungurire, ndifuza ko rwose uyiryaho maze ukumva nta yindi uzongera kurya mu buzima, iraryoshye cyane. Brigitte nawe agahita amubwira ati birumvikana nyine narabyumvise rwose ugira amahitamo meza, ibintu byose ukunda biba ari ibintu byiza cyane, ubwo rero sinshidikanya ko rwose n'iyo pizza iri buturyohere, noneho ikirenze kuba tugiye kuyisangira nabyo ni iby'ingenzi. Franco rero aba agifungura, maze agahita rwose akubitwa n'inkuba, kuko nyine ahita asanga ari papa we wakomangaga, ahita ahinduka mu maso akamureba nabi cyane, maze papa we agahita amubwira ati umuhungu wanjye umeze neza? Franco ati ubwo burenganzira bwo kunyita umuhungu wawe warabutakaje hashize imyaka irenga 20. Papa we ati mbabarira rwose ndifuza kuvugana nawe. Ubwo nyine Brigitte yumva abantu bari kuvugana ariko bitari neza, maze agahita aza kureba icyabaye. Franco ahita amubwira ati njye sinifuza kukuvugisha, nta mwanya rwose nakubonera, igendere ugume mu buzima bwawe nk'uko wari uburimo, imyaka ishize ari myinshi, sinibaza ko rero ubu ngubu aribwo unyibutse. Papa we ubona rwose umuhungu we adashaka kumuvugisha, ahita amuhereza agakarite ati mwana wanjye ndakwinginze fata basi kontakite zanjye, ndakwinginze ushaka umwanya mutoya, ndifuza kuvugana nawe niyo byaba ari iminota 5. Saa 2 rero ndaza kuba ndi muri restaurant, ubwo abamubwira n'izina ryayo, ati ndaza kugutegereza, ndakeka rwose uri bushyiremo imbaraga maze ukaza kunsangayo kuko nshaka kuvugana nawe. Franco rero afata ka gakarite maze agahita akubitaho urugi, uyu mupapa asigara ahagaze hanze ubona rwose yumiwe. Barongera bakicara, maze Brigitte akamubaza ati kubera iki rwose umurakariye? Franco ati papa wanjye dutaye tukiri batoya, mba numva rwose kumubabarira bitapfa gushoboka. Brigitte atamubwira ati ariko uko byagenda kose uriya ni papa wawe kandi nta wamusimbura, ndumva rwose ukwiriye kumwitaba maze nibura ukumva n'ubusobanuro bwe, ni byiza rwose ko mwavugana. Franco ati ntakubeshye, ndumva ntakeneye kuvugana nawe kandi sinzigera nanavugana nawe ukundi. Brigitte ati si uko njye najyaga mvuga se ngo ntabwo nzigera ntwara imodoka na rimwe, nyamara warankomvetse kandi numva ngomba kwitwara. Umunsi nayinjiyemo numvise aribyo byishimo byanjye ngize bwa mbere, kubera iki wowe utagerageza? Gerageza amahirwe rwose maze umuvugishe niyo yaba iminota mikeya. Franco ahita amubwira ati kugira ngo rero ibi mbikore, keretse gusa nunyemerera kuri bumperekeze. Brigitte ati ntugire ikibazo, ndaguherekeza rwose. Ku mugoroba rero haragera, maze Franco na Brigitte bakajya kureba nyine papa wa Franco, nyamara aba rwose hamaze umwanya munini yatangiye kureba ku isaha, ari gutekereza ko ahari umuhungu we yaba atakije kumureba. Ajya kubona rero mu muryango wa resto akabona Franco ndetse na Brigitte barinjiye, ahita ahaguruka n'icyubahiro cyinshi, maze Franco akamubwira ati iyicarire rwose, ntabwo dukeneye ibyubahiro byawe. Papa we ahita amubaza ati uyu mushuti wawe se yitwa nde? Brigitte agahita yivuga anasuhuza nyine uyu mupapa. Baricara rero, maze papa wa Franco agatangira nyine kumubwira ati mwana wanjye mbabarira rwose, mbabarira ndakwinginze. Franco ati ntabwo nakubabarira, waragiye uraduta, tekereza ukuntu njye na mama rwose wadutaye mu nzu na mushiki wanjye ari mutoya, ndetse n'igihe twari tukibana ntabwo wigeze utwitaho. Reba ko rwose utajyaga wishyura na telefone, nta kintu na kimwe wajya gukora. Twari dutuye ahantu hameze nko mu ishyamba, ariko mu by'ukuri niyo umuntu yagiraga ikibazo ntiyabashaga no kwishyura no gufata telefone ngo abe yahamagara umuntu wo kumufasha, nyamara wowe wiberaga mu kabari wirirwa winywera inzoga gusa, amafaranga yawe ntitwamenyaga aho yajyana. None ubu ndi umwana wawe, ntabwo ndi umwana wawe rwose. Tekereza ko na mama apfa utigeze uza no ku kiriyo cye, rwose ntabwo nkigukonsidera nka papa wanjye. Papa we ahita amubwira
ati rero mwana wanjye rwose papa wawe mama wawe naramusuye kwa muganga inshuro zirenga 5, ni nabwo rero yambwiye ko rwose atifuza yuko nzongera kugaruka kubareba kubera ko mama wawe yari yarandakariye cyane, ariko nanone namusabye imbabazi nyine ku bwa nyuma arambabarira. Impamvu rero mama wanyu amaze kuva mu mubiri ntigeze rwose ngaruka kubashaka, yari yaranyandikiye iletre arambwira ngo sinzigere rwose nkomeza kujya gushaka abana be, ahita amwereka nyine iyi letre mama wabo aba yaramwandikiye kubera ukuntu nyine aba yaramubabaje, aba yumva adakwiriye nyine gukomeza kujya kureba aba bana. Uyu mupapa ahita abwira Franco ati impamvu nyine ntaje nifuzaga ko rwose icyifuzo cye cya nyuma yifuje mbere y'uko ava mu mubiri ngomba kucyubahiriza. Franco rero ahita amubwira ati mba nkubwire ntabwo rwose njyewe ibyo byose ntacyo bimbwiye kubera ko ndabizi n'ubundi uko watubaniraga tukibana, ndetse arababara cyane rwose akananirwa gukomeza kuvugana na papa we, maze agahita ahaguruka. Brigitte abwira uyu mupapa ati ihangane rwose. Bahita rero bitahira maze bagera kwa Franco nyine ahita akomeza kubwira Brigitte inkuru z'ubuzima bwabo bose, aramubwira ati ngewe impamvu narakariye papa wanjye cyane urabona twari dutuye ahantu hari hameze nko mu ishyamba, inzu yacu niyo yonyine yari ihari, kugira ngo ube wagera ahandi hantu hatuye abantu byari ibirometero byinshi cyane. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'umugoroba, mama wanjye yari atwite mushiki wanjye, inda rwose yari nkuru. Mama rero nagiye kumva numva ari muri saro ari gutaka, yarampamagaye nza niruka, nari umwana muto cyane ufite imyaka nka 12. Icyo gihe rero mama yarambwiye ati ndumva rwose ntameze neza, gerageza unshakire ubufasha, kubera ko telefone yacu rero itari yishyuye nyine birumvikana ntabwo yahamagaraga, ntabwo nabashije guhamagara ngo mbe namushakira ubufasha yenda ambulance iba yaza mujyane kwa muganga. Byabaye ngombwa ko mfata akagare kanjye maze ntangira kukanyonga muri uwo mugoroba muri iryo shyamba, umuhanda rwose wari uri mu ishyamba. Kuko amahirwe make rero nageze mu nzira ipine ry'igare ryanjye riratoboka, narishyize hasi maze niruka n'amaguru kuko nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Narirutse burinda bunyiriraho nkiruka, ariko kubw'amahirwe mbona ngeze ahantu nyine bacuruzaga agatelefone ntakafashe, mba ndahamagaye mpamagara ubutabazi kugira ngo batabare mama wanjye. Ndakubwiza ukuri icyo gihe mama wanjye ndetse na mushiki wanjye bose bari bagiye gupfa kubera uburangare bwa papa. Icyo gihe rero papa wanjye yari yibereye mu kabari yasinze ari kwishimisha rwose nta kintu bimubwiye. Guhera rero icyo gihe mama amaze kubyara mushiki wanjye ava kwa muganga, yahise rwose azinga ibintu byacu maze avuga yuko noneho arambiwe tugomba kugenda kubera ko rwose papa atagikeneye kubana nawe. Ni icyo gihe nyine twavuye mu rugo, gusa n'ubu ndashimira mama kuba yarafashe icyo cyemezo kubera ko papa wacu yari umubyeyi wikunda, urebye ntabwo yigeze aduha agaciro na gatoya, ntabwo yigeze atwitaho. Rero mama wanjye yarapfuye, ariko ibyo byose mba numva nyine byose nabishinja papa wanjye. Noneho ikindi kintu kirenze, tekereza ko kuva na mama yapfa cyangwa se kuva n'icyo gihe tuva mu rugo, nta na rimwe nigeze mbona telefone ya papa, nta na rimwe yigeze ananyandikira n'umunsi umwe, nta na rimwe yigeze ashaka kumenya amakuru yacu. Ubu se koko urabona iki gihe aricyo cyo kugira ngo menyane na papa naramurakariye, ntabwo nifuza kuzongera kumva ahubwo n'umuntu umuvuga. Brigitte rero ahita amubwira ati ni ukuri inkuru y'ubuzima bwanyu irababaje cyane, birumvikana rwose na mama wanyu yari yaramurakariye kuko byari byaramurenze. Ibyo bintu byababayeho rwose ndumva birababaje, umuntu utwite akaba aba wenyine, ni ukuri ibyo bintu byari bibabaje. Ariko nanone niba umubyeyi nyine agusabye imbabazi, gerageza ushakishe mu mutima wawe akanya niyo kaba ari gato cyane, maze rwose umubabarire. Umunsi wakurikiye rero Franco ajya ku kazi, maze yataha mu masaha y'ijoro agatungurwa no gusanga papa we yicaye muri salo, abafite alubumu irimo amafoto yabo ari kuyareba.
aba ari kureba rwose ifoto ya mushiki we biba bisa nkaho atanamuzi, kubera yuko mama we aba yaramutwaye ari agahinja ariko akivuka. Uyu mupapa rero aba ari kuyareba maze akarira amarira aba yamurenze. Franco rero araza agahagarara maze agahita amubaza ati urakora iki mu mafoto yacu? Ubu rero urumva ukeneye kureba mushiki wanjye kubera ko utigeze umwitaho akiri uruhinja, ubu nibwo umwibutse? Papa we rero ahita amubwira ati umuhungu wanjye. Franco ati ntuzongere na rimwe kunyita umuhungu wawe kubera ko njyewe nta sano na rimwe mfitanye nawe, rwose nkubona nk'umuntu wigendera. Papa we rero ahita amubwira ati ni ukuri mwana wanjye, ndakubwiza ukuri sinigeze mbibagirwa habe na gato. Yego rwose nabaye umunyamafuti, naragiye nitwarirwa n'inzoga, ikindi kandi najyaga rwose no mu bagore mama wanyu yari abizi, ariko ntabwo ibyo byose byambuzaga kubakunda. Ubu rero rwose ndabizi ko nakoze amakosa, mama wanyu namusabye imbabazi kandi yarambabariye, namwe ndifuza ko rwose mumbabarira. Papa wa Franco rero ahita amubwira ati nuko rwose utabyemera, ariko ndashaka kukubwira ko ibyabaye byose mama wawe naramukundaga kurusha ibintu byose, ndetse rwose no kuba twarashakanye tukababyara nicyo kintu cyiza kigeze kimbaho mu buzima bwanjye. Mwari ab'ingenzi rwose kuri njyewe, nakoze amakosa yego, ariko ndakubwiza ukuri ndabakunda kandi nahoraga mbatekereza. Franco ati wibeshya rwose, ntabwo wigeze udutekereza na rimwe. Tekereza ko imyaka yose ishize utigeze nibura unatekereza ko naba nagize anniversaire cyangwa se mushiki wanjye ngo nibura unatwandikire. Papa we ahita amubwira ati mwana wanjye, niba ushaka kumenya ukuri kose ngaho fata kariya kabuwate kari hariya maze urebemo, urasanga ukuri kose rwose ari uko kwibereye. Franco rero ahita atambuka maze agafata ako kantu nyine k'akabuwate kaba gateretse ku ntebe, ni papa uba wakazanye. Franco aragapfundura maze akarebamo, ahita asanga harimo nyine utwenda twabo two mu buhinja, harimo ndetse amafoto yabo nyine bakiri batoya. Ikindi kandi asangamo amaretere ya buri mwaka kuri anniversaire za buri wese, yaba we ndetse na mushiki we. Papa wabo yabaga yabandikiye nyine ababwira ko abakunda kandi ababwira ko abatekereza. Franco rero areba ibi bintu byose maze agatangira gusoma aya maretere yose nyine imwe kuri imwe, ararira amarira akamurenga, agahinda kakamwica. Maze papa we agahita amubwira ati mwana wanjye, ari wowe ari na mushiki wawe ndabakunda kandi sinigeze mbibagirwa rwose habe na gatoya. Franco rero areba papa we maze agahita amuhobera ati papa rwose nari nzi ko watwanze, nari nzi ko wadutaye, ntabwo nari nzi ko wigeze udutekereza n'umunsi n'umwe. Papa ati ndabakunda cyane ndetse rwose sinigeze ndeka no kubatekereza. Franco rero ahita amwemerera ko noneho rwose agomba kugenda maze akajya kumwereka na mushiki we. Franco rero ntabwo abyihanganira, ahita ahamagara Brigitte maze akamubwira ibi byose. Brigitte ahita amubwira ati njye narabitekerezaga ko rwose hari ikintu cyaba cyihishe inyuma y'uko kutaza. Urabona ko mu by'ukuri papa wanyu ntabwo yigeze abibagirwa, ntabwo rwose yari yarabataye. Erega ntabwo bishoboka ko umubyeyi yakwibagirwa abana be burundu. Rwose urabona ko nyine kubera ko mama wanyu yari yaramusabye ko atakongera kubashakisha, ariyo mpamvu papa wanyu atigeze aza, gusa yarabakundaga nyine biragaragara. Brigitte ahita abwira Franco ati gusa ndishimye ko nibura mu buzima rwose wongeye guhura n'umubyeyi wawe. Ndakubwiza ukuri, ubu natanga icyo mfite cyose kugira ngo nibura mbashe kubona papa wanjye, niyo yaba ari umunsi umwe gusa. Mba numva mukumbuye, mba numva icyamuntiza iminota mike cyane. Uri umunyamahirwe rero wo kuba rwose ubonye umubyeyi wawe. Franco rero ahita ahobera Brigitte, aramuhobera cyane cyane rwose maze akanga kumurekura kubera ko rwose aba afite n'agahinda kenshi. Brigitte nawe aramuhobera maze akamukora mu mutwe, agatangira no kumuhanagura ku maso nyine kuko aba yari afite agahinda. Franco rero areba cyane Brigitte mu maso maze aba bombi rwose bakongera bakisanga basomanye noneho bya nyabyo.
Franco ahita abwira Brigitte ati umbabarire rwose ntabwo nari nabitekerejeho. Brigitte ahita amubwira ati hoya ntacyo kubabarira, noneho kuri iyi nshuro nanjye rwose numvise mbikoze nagombaga no kubikora ntakubeshye rwose, numvise noneho atari komedi nka za zindi twakinaga. Barongera bagahoberana maze bakongera bagasomana. Franco akongera kubwira Brigitte ati ndagukunda cyane rwose kandi ndagushimiye ko wambaye hafi ndetse rwose wambereye inshuti nziza. Sinigeze mbikubwira ariko burya ni wowe mukobwa wa mbere twabashije kwicarana tukaganira tugasohokana, mbese ubundi uru rukundo rwanjye rwa mbere kuko ni nawe mukobwa wa mbere nabashije gukunda, nubwo rwose utigeze unyemerera ko twakundana ariko ntabwo bibujije ko ngukunda. Brigitte ahita yongera akamuhobera cyane maze akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane, ndagukunda rwose, ikindi kandi nanjye narabikubwiye ko ari wowe musore wa mbere nabashije kuganira nawe, nabashije kwirekurira maze nkamubwira ibyo ntekereza byose, ndagukunda cyane rwose. Barongera rero bagahoberana maze ibyishimo bikaba byose. Franco rero ahita amubwira ati noneho rero ndifuza ko nyine wamperekeza nanone tukasubira kureba mushiki wanjye tukajya kumuhuza na papa wanjye. Kuri iyi nshuro noneho uraba uri sheri wanjye bya nyabyo, ntabwo ari bya bindi twakinagamo komedi. Bose bahita babiseka maze bagatekereza ukuntu nyine ibintu byatangiye ari imikino kandi bitunguranye nyamara bikaza kuvamo ibya nyabyo. Brigitte ndamubwira ati tante wanjye yarabimbwiye, yambwiye ko iyo aturebye mu maso abona rwose atari komedi ari urukundo rwa nyarwo. Nanjye ndamuhakanya nyamara byari byo, kubera yuko dore nanjye ndagukunda birenze. Baragenda rero maze bakajyana na papa wa Franco nyine kureba mushiki we. Uyu mushiki we bakimubona maze akaza yiruka rwose akamuhobera, aba rwose ari ikintu yabuze mu buzima. Aba yarahoraga yifuza ko rwose n'uwamwereka papa w'umunota umwe nibura byaba ari ibyishimo mu buzima bwe. Ahobera papa we maze akanga kumurekura. Ahita rero ahamagara abana be babiri maze akababwira ati uyu rero ni sogokuru wanyu. Papa we arishima agaterura aba bana akanezerwa rwose kuba yongeye kubona uyu muryango. Brigitte rero nawe aba yanezerewe kuba rwose aba yongeye guhuza uyu musore ndetse na papa we, kubera ko niwe warabigizemo uruhare runini kumvisha Franco ko rwose agomba kubabarira papa we uko byagenda kose. Umunsi wakurikiye rero Brigitte yongera gusohokana na Franco maze Brigitte akamubwira ati rero rwose ibihe byacu byari bitangiye kuba byiza, ndagushimiye ko wambaye hafi ariko nyine igihe kirageze kugira ngo dusoze icyatuzanye ndetse rwose dusubire mu mujyi twari dutuyemo, kubera ko buriya tante wanjye ubona arwaye kanseri kandi igeze rwose ku rwego rwo hejuru ku buryo nta gihe kinini tumufite. Ngomba rero kongera kumusubiza mu rugo nyine hakiri kare kugira ngo atazaremba kandi tutari mu mujyi n'ubundi dusanzwe dutuyemo. Gusa nanone ndumva rwose bimbabaje kuba ngusize kuko sinumva nyine ukuntu tuzongera kubonana. Nari ntangiye kwishima ndetse rwose uyu mujyi narawukunze kuko nawuboneyemo urukundo. Ntabwo nari nzi ko urukundo rumera ariko nabonye umukunzi kandi mbona umukunzi wa nyawe. Ndakwishimira kandi igihe twamaranye rwose ndagushimiye kubera ko wambereye inshuti nziza cyane. Franco rero aramuhobera maze akamubwira ati rwose nanjye sinzi ko nzabasha kuba hano udahari, nari maze kukumenyera, wari ibyishimo byanjye ariko nanone rwose nubwo uzaba uri kure nzaba ngutekereza buri munsi. Humura rwose urukundo ntaho rutagera, humura njye nawe tuzaba turi kumwe ku mutima nubwo ku mubiri tutaba turi kumwe. Aba bombi rero basezeranaho nyine kubera yuko Brigitte na tante we bagomba gukomeza urugendo. Buracya rero maze Brigitte nyine na tante we bakajya aho bagombaga kujya kugira ngo bajye kwibuka nyine uyu mugabo wa tante we.
bavayo maze bagataha bagasubira mu mujyi nyine wabo babagamo. Iminsi rero irashira maze Brigitte agatangira gukumbura Franco cyane kubera ko nyine baba bavugana kuri telefone gusa, guhura nyine biba bigoranye. Umunsi umwe rero Brigitte aba yumva rwose atameze neza, yumva nyine urukumbuzi rumwishe, yumva yikumburiye kongera kwibonera Franco. Aragenda rero akajya ku mazi nyine ahantu baba baturanye, akajya gufata akayaga. Aba ari gutembera ku nkombe z'amazi ari kwitekerezaho nyine agira ngo yumve ko rwose yabasha kwibagirwa, ariko aho kwibagirwa ahubwo nibwo aba ari gutekereza ibihe byiza yagiranye na Franco. Ajya kubona rero akabona imodoka iraje irahagaze, maze akabona urugi rurafungutse, ahita ajya kubona akabona Franco asohotse muri iyi modoka. Brigitte atunguwe cyane ahita yiruka asanganira nyine Franco, ntiyihangana aramuhobera cyane, ariko maze agahita amubaza ati ugeze hano gute? Franco ati burya aho umukunzi wawe ari ni naho umutima wawe uri, ntakubeshye buriya rwose hano ni nkaho nanjye ariho mba. Brigitte ati reka rwose Franco, ibintu byacu dukwiye kubireka kubera yuko ibintu byo gukundana abantu bategeranye biragoye rwose, sinzi ko byazashoboka. Franco ahita amubwira ati rero mukunzi wanjye, reka nkubwize ukuri, aho uzaba nanjye niho nzaba kuko ndagukunda cyane kandi rwose ntabwo nkeneye kukuba kure. Uzambwire wowe gusa ahantu wifuza ko njye nawe twaba turi babiri, naho nyine tugomba kuba. Ntabwo rwose nagutakaza, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye urabizi. Brigitte ahita amubwira ati none se ushatse kumbwira ko ushobora kwimuka maze ukaza gutura muri uyu mujyi wacu? Franco ati nubinyemerera nzahatura rwose nta kabuza. Brigitte ati nimbikwemerera se kandi gute? Franco rero ahita apfukama maze agakura impeta mu mufuka, agahita amubwira ati niwemera kuzambera umutima w'urugo, niwemera kuzabana nanjye ubuziraherezo, nta kabuza rwose sinzigera nongera kuva muri uyu mujyi, nzaba hano ubuziraherezo. Brigitte rero ahita amuhereza ikiganza nyine yishimye cyane, maze agahita amubwira ati ndabyemeye rwose, ndabyemeye kuko ndagukunda cyane. Franco rero ahita amwambika impeta maze akamubwira ati warakoze kunkunda kandi warakoze kuza mu buzima bwanjye kuko watumye menya rwose ibyishimo bitangwa n'urukundo. Ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda. Aba bombi rero barahoberana rwose umwanya munini, baba bishimiye kuba rwose bongeye kubonana. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.